nuko dutangiye filime yacu niyo kwereka kuri no isaha baragenda bayiterateranya buriya isaha ni y'abazungu yo bafite isaha bagendera no kwisaha twebwe abanyafrika tugendera ku gihe cyane ko dufite n'igihe wongereho n'icyo gupfa ubusa hey simukica umucari ku muntu naguha gahunda mu Rwanda uzi kuri muri Afrika dure saa 8 irenzaho nk'isaha filime bayise shapa bisobanuye iki reka tujye muri dictionary nk'uko uri kwibona one who lives by their wits cyangwa se ngo n'umuntu ubeshejweho n'ubucakura bwe n'ubwenge bwe n'ubumeni bwe waniwe bita ngo ni shapa niyo mpamvu ujya kumva umuntu avuga ngo ni shapa filime tugiye kureba dutangiye batwereka witwa Tom ninde urebe filime bayise umuntu utunzwe n'iki n'injuga ze bwa bumeni bwe mbega filime bayise King Pazo mbega umuntu utunzwe n'ubwenge bwe hano umusore uri kwisomera ibitabo bamwita ngo Tom niyo dutangiranye ariko nanjye menya ntunzwe n'ubumeni uzi ko nicara mu nzu ngenyine nkavuga nkabona muri kuyishyura we muri kuba amafaranga uko bwije mwisomero mukobwa ngaramutse suri yisomera igitabo nanjye yo ndi gusoma ibitabo sinkunda abantu bavugira iruhande rwanjye sura curuza ibitabo ariko akunda no kubisoma buriya ngo abirabura baravuze ngo ushaka guhisha umwirabura muhisha mu bitabo hari icyo ushaka yego cover of their eyes were watching God ndashaka igitabo cyitwa Maso y'umurinzi w'Imana okay ndakeka turagifite sura sa kureba igitabo ubungubu gusoma ibitabo ntago bikigezweho cyane niyo urebye filime za roko umeze nk'uri gusoma ibitabo cyangwa uri kwiga muri kaminuza kuko byose n'ubumenyi wungukiramo sorazana igitabo urabona abakobwa bahandi ko bajya kugura ibitabo abinaha bajya kugura iki Ngiye bitabo byitwa Hearthstone sinjya mbisoma cyane really good for my professor ewana ni impano cyangwa professor wanjye umunyeshuri getting my PhD yego ndi gukora PhD yanjye ubwo ni doctora wiga muri NYU yego what's your thesis topic uri kwandika igitabo kuki Radicalism, the rise of black feminism in America ndi kwandika ku rise of black feminism nibyo ndi kwandika igitabo ibyo ari kwandika thesis yiwe how's that going slowly bimeze bimeze sawa biragenda gahoro gahoro well I'm impressed je banyita Thomas that'll be ngo ni Tom urishura 15 na $. Bebe sore kubita facture umukobwa ntashaka kugenda umukobwa mpa facture ntagende none there's actually this little Japanese restaurant hano imbere restaurant y'Abayapani nyine if you're not doing anything later bazaretse nka gusohokana kwa Austin uyu mugoroba tugasangira alright Austin afite restaurant afite hano Kicukiro you probably have a boyfriend no I don't wabona ufite shere yo mpamvu udashaka kutujyana kwa Austin I'm single and I Jendi single being single ndetse nkunda kuba single nta shere nkeneye totally ameze nkagiye umukobwa umusore abonye umukobwa aje kugura igito hari abantu batereta abakiriya babo hari n'abahanzi batereta abafana babo jewe you know actually just take the book umukobwa bura amafaranga no we twara igitabo what if someone order it online or whatever it's fine you can come back and pay for it we nubona amafaranga uzagaruka uyazanye nta kibazo hari igihe ubona umuntu ukabona ni umwizerwa cyane cyo nk'aba bakobwa rukuntu mureba ukavuga ati bose mwimiye igitabo utamenya ko gira so yiturwa indi yamukobye igitabo ngo umukobwa azagaruka kwishyura abakobwa bishyura ni baki you probably have a boyfriend aka gakobwa gashobora kuba gafite sheri genda akabwira ngo dusohokane ankozi kakanga yaragiye kumutama igipolisi umusore bwarije yakopye igitabo mu gitondo bigeze nimugoroba ari gufunga to hi for me uranyibuka wa mukobwa nari nkuzana amafaranga yawe cyane ngombwa unyishyura uyu munsi oya yafata turabazi muhora mutuvuga no mu mafilime ngo turamba ugumane nayo kungarurira urumva umukobwa tugumane nayo kungarurira tuzasubira muhaye na tip you too sura ari ikingira ntari umukobwa yakugenda biramunanira urebe so remember this morning when you asked me out to uribuka karubwo wambwiraga ngo uzansohokana kwa Austin no I actually wanted to say yes nashaka kukubwira ngo yigo
I was standing there thinking how nice to get this guy asked me out, and right as I thought, navugaga nti ni byiza ko umusore nkawe nsabye ngo tujyane gusangira panicked. ariko ndapanika nyine I panicked. yego napanitse I'm Sandra. nitwa Sandra Tom. njye banyita Tom Nice to meet you, Tom. byiza guhura nawe Tom nakubwiye ngo filime za Rock ni ijambo kurinda ugasobanukirwa kandi noneho by'umwihariko iyi filime Street. none se tujye muri ya resitora kwa Austin wambwiraga turebe wagwan si wanyemereye ibiryo umukobwa aho kumwemerera ibiryo ntubimuhe uri kumva wamwemerera umugabo ntumumuhe ku kintu bita ibiryo ntugakine nimbubwiye ngo ndagusohokana nagiye kwa uncles Oh my God. bidatinze barageze baza kwitamo One thing. A novel that's like 300 pages. umva icyo gitabo noneho ngiye nasomye page zigera muri 300 uyu mukobwa uyu musore akora mu bintu by'ibitabo akunda no gusoma I had a year-long panic attack, and I wrote this book that was terrible. Come on. nanjye nigeze kwandika igitabo cyanjye ariko nkajya mbona ni kibi It was awful. They wouldn't publish it. naragisomye mbona ni kibi nanga kugisohora gusa ukunda ibitabo n'abicuruza It's fine. At least I got to keep the advance. byibura ariko ndagifite Do you still write? uracyandika se No, not really. wapi All this happened around the time that my mom died. And kuva mama wanjye yapfa byarahagaze I don't know. Things got dark for me. ibintu byambereye umwijima kuri njye Kind of just gave up. kwandika mpita mbireka mama yarapfuye My parents died when I was a kid. njye ababyeyi banjye bapfuye nyiri umwana hari ukuntu uri kuratira umuntu ngo mama aherutse gupfa ufite so agahita abwira ati njye noneho sinzi n'ababyeyi banjye Anyway, none se yeah. nyine I started managing a bookstore. That kind of pulled me out of my depression or nyine whatever. urabona ririya somero nsigaye nkoramo niryo rimara depression ni agahinda gakabije Trying to buy books all day. byibura weho uzengurutswe n'ibitabo buri munsi nicyo kintu nkunda ngeze gukora akazi ukunda After my parents passed, my nyuma y'uko ababyeyi banjye bapfuye moved from one foster family njye na musaza wanjye twatangiye kujya tuba mu miryango ikatwadopta tukajya kuba mu bindi bigo bya leta biturera ariko ngenda nsoma ibitabo started reading Jane Eyre, nibwo naje gusoma igitabo cyitwa Jane Eyre sort of going through everything I was going through. nsomye icyo gitabo ntangira kwigira nkaho ndiwe I didn't want it to end. icyo gitabo naragisomaga sinifuza ko kirangira Finished it, went back to page 1 and started reading it all over again. ntasoma igitabo nkungira nkagisubiramo ngasoma indi page kugeza kirangiye Books ever since. kubera icyo gihe natangiye gukunda ibitabo nanjye nakunze ibitabo nyiri umwana je muraperi terebye There. Can I show you something? ngira icyo nkwereka amubwiye ko hari igitabo ngakunda cy'uwitwa Jane Eyre yahise amuzana hano mu isomero rye agize imana yikundira ibitabo ahuye n'agakobwa nako gakunda gusoma buriya ufite umuntu mugasa mwaho muhuje ibintu mukunda n'iki hari ukuntu ibintu bisa nk'ibigenda wagwana utamenya ibyo ari byo yamugaruye mu gashopu ke gacuruza ibitabo umusore yitwa Tom dutangiye filime atubwira ati iyi filime yitwa Shapa bisobanuye umuntu utungwa n'iki n'ubucakura bwe ubwenge bwe bw'imihanda teka imitwe bega ukaba ubayeho nka gasana si ubona atari umutekamutwe nikuba umeze ko filime bayizi Kigali ngo kugira ngo urye gatatu ku munsi ni ukuba uteka imitwe n'akandi kazi kose yahise aza kumukubita icyo gitabo cya Jane Eyre amukubita edition ya mbere ni ibyanyabyo. This is real. Yego ni nyayo cya gitabo umukobwa mubwiye akunda umusore yese amukubita edition yacyo ya mbere nabimenya gute ko iki gitabo sari original ari edition ya mbere nayigire reka none mbikumvishe ko ari edition ya mbere umukobwa kimazanga iki gitabo namenya gute ko ari edition ya mbere umusore atangiye kumubwira ukuntu ari edition ya mbere ijya kumva gasana ari kuri telefone hanze ngo sheri ni karame ngo wansuye ngo nkakubwira ikintu cyatumye imbwa itamera amahembe barakwereka bakomeje kugenda baganira bagenda bamenyana kurushaho umukobwa ni umunyeshuri wiga kaminuza kumanywa bakaba bari kumwe nimugoroba bakabaganira mu gitondo umukobwa amutekera bareba ibyo ari by'iminsi iricu nize kuvuga icyesipanyoro neza n'umukobwa umukobwa ngazi kuvuga icyesipanyoro baragiye bajya mu rukundo nigeze kugira sheri wari ikigoryi cyane umukobwa ari kuvuga icyesipanyoro nako sorry igitaliyani uzi ko muzagenda mukavuga ngo ndasimbago wese igitaliyani wakigiye mama wanjye ni umutaliyani nagiye ndeba na filime nyinshi za Fellini. Hari umukobwa urakubabariza umutima rimwe cyangwa kabiri barambabaje umukobwa bagezeho barakunda nawe bahujwe n'iki n'ibitabo gusoma ibitabo
umuntu ukunda gusoma ibitabo uzi kunyandikira turebe natwe turebe ibyo ari byo by'umwihariko ukunda gusoma bibiliya nacyo ni igitabo cyangwa udutabo tw'abahamya ba Yehova mpamagare wereke ajana mwereke ikintu cyatumye imbwa itamera amahembe hakurino ndabiyamye mwama ninja mwe I really like you too. ndagukunda nanjye sheri umukobwa yaramubwiye ngo aramukunda n'umusore ngo aramukunda okay bamaze iminsi bari mu rukundo ndakira muri filime bamaze iminsi bari mu rukundo urebe filime atagira ijambo na rimwe rigucika umusore abyutsa buri umukobwa yumva umukobwa hari abantu bari kuvugana muri salo vana ugende niwe muntu wa mbere wa nyuma nsigaranye ku isi wamfashije Sandra umukobwa hari undi muhungu bari gutongana ngo niwe muntu wa nyuma nsigaranye ku isi kingura umuryango Sandra umusore yaraye ku mukobwa none hari umuhungu uri gutongana n'umukobwa ku muryango wa bitch agasani ibaze kurari wabo w'umukobwa ngo mukundane ukumva hari umusore bari gutongana umeze neza Who was that? we yarinde muri gutongana ugutuka It's my brother. He needs money. ni musaza wanjye akeneye amafaranga urebe filime uyu mukobwa ni umunyeshuri He wasn't so lucky. musaza wanjye Jason ntigeze agira amahirwe The homes he was put in were a nightmare. yagize inzozi mbiri ko nabyita kuva ababyeyi bacu bapfa ni musaza we ngo yaraje kumuguza He's the only family. gusa musaza wanjye niyo famiye nsigaranye niwe wenyine nsigaranye All happy families are alike. famiye zishimye zose zimeze kimwe No matter how many times he screws me over, I can't not help him. uko musaza wanjye kose yankusereza ntabwo nabura kumufasha I love him. ndamukunda wumve ku musaza yaraje kumuguza amafaranga n'ubwo ubuzima bwamunaniye barakwereka ibyo byarabaye iyo Happy birthday. umusore hano yaravutse yujuje isabukuru niwo musore bita Tom yicururiza ibintu by'ibitabo muha mu gutwi do ukamuha mu gutwi undi umwuka uvuye mu gutwi ukaba ari uzi ugahuha buje kubeshya abantu bari mu rukundo bagira utuntu twitwa umurengwe Just a few weeks. See, uriya musore maranye igihe kingana ibyumweru bike yaje kuganira n'abashuti buriya musore intense. She's like a sexy librarian. kari agakobwa ni keza rwose She's literally your dream girl. si wa mukobwa w'indoto zawe se Incredible. uriya mukobwa ntago asanzwe umusore atangiye kumukunda Oh my god, so did I. You know, What about- you look familiar. When did you? nabonaga isura yawe hari ahantu nyize kumbe twize ku kigo kimwe 16. njye narangije 2014 njye ni 2016 wow I spent most of my time at the library. njye namaraga igihe mu isomero ndi gusoma niyo mpamvu utanze muri iyo kaminuza Trying to maintain. hari abana baba bazi icyabajyanye Glad to see that you're doing okay. You were in a bad place there, so. I was a little depressed. yo baraganira n'abashuti be ku isabukuru Okay, it got bad, but you know, it's like who hasn't been borderline suicidal at some point in their life? hari igihe umuntu agera mu buzima kumva yanakwiyahura Yeah. ariko ubutaha ukajya ubiteramo nk'imikino ubiganiriza abandi bantu uyu musore menya yari amaze igihe atishimye I'm good now, you know. gusa ubu umeze neza Great. meze neza cyane urukundo rutuma umuntu ngo yumva ameze neza niko njya numva bavuga babigiyemo Yeah, we actually met. njye nawe twahuriye mu isomero ry'ibitabo bahise baza hano ni babiri umuhungu n'umukobwa narabwiye ngo sinabazanira filime mbi aho kubazana filime mbi napfa We always come back to my place. kubera iki iteka uza tukabonanira iwanjye uravuga iki I want to see where you live. kuki utajya unjyana ahantu uba wa muhungu ibintu byose bibera mu rugo rwanjye There. iwanjye mba numva tutaba dutekanye umusore Well, my place isn't exactly. none si iwanjye urabona ari muri hoteli y'inyenyeri eshanu ajya kureba umukobwa bakabonanira muri geto y'umukobwa kandi ni umunyeshuri I live with my dad, and njye mbana na papa And, na muka data my dad and I don't really get along. njye na papa ntabwo tubanye neza Um, numva ntabwo nakujyana mu rugo rw'ababyeyi niyo mpamvu usanga hari abahungu babamo appointment. papa wanjye yumva ko namuhombeye Big families are alike, famiye zose zishimye ziba zimeze kimwe right? sibyo Anyways, he's really sick. So papa wanjye ariko aranarwaye afite uburwayi bukomeye Sorry, he's sick. oh wihangane koso arwaye it's okay. meze sawa But you're not a disappointment. ariko ntabwo wamutengushye cyangwa se ntabwo uri igihombo kuri we urebe
umusore abana n'ababyeyi niyo mpamvu atajya ajyana umukobwa mu nzu ye nyine bahurira muri ghetto y'umukobwa cyangwa se n'ahandi hantu ngo biba bibera bakareba wagwana hako nino umusore yazanye indabyo shikure umukobwa kirabo umukobwa ararangaye Sandra umukobwa yitwa Sandra shiramo umukobwa dore bitabo namwe umuntu agera mu nzu yanjye akabona n'amacupa gusa sheri umeze neza You're not returning my text. Kuna kwandikiraga ntunsubize Sorry. babarire My brother's in trouble. musaza wanjye mu bibazo Money. hari abantu harimo amafaranga Ribs broke his cheekbone. bamukubise bamuvuna imbavu Yeah, they'd come back and finish the job. baravuga ngo natishyura no baramwica It's not an option. So what is an option? I give him money and he runs. Okay, so say he runs and they can't find him. Who do you? namuha amafaranga ngacike ntibazongere kumubona Me? buriya niba mubura musaza wanjye baraza guhiganye You sure? I'm not sure of anything. sinzi ukuntu biri bugende musaza we ngo ni ikirara hari ibindi birara arimo amafaranga ngo byamukubise Told you that's not possible. wabishyuza 350. ibaze ko barimo ibihumbi 350 by'idolari n'amafaranga menshi 4 days, so short of. bavuze ngo mu minsi ine ngo nimba ntarayishyura ngo biraba ari ibibazo musaza wanjye baramwica cyangwa nanjye banyica reka nkuha ayo mafaranga What? kuki The bank. ayo mafaranga ndafite muri Oh, banki you wouldn't have to. nayabikuza nkayaguha ibihumbi 350 by'idolari I- ayo mafaranga ni menshi nk'uko iyo uri mu Rwanda n'umuntu uri muri Amerika nta muntu uba uyatunze ni menshi Sure. miliyoni 350 z'amanyarwanda And all that place does is lose money. You're saying you have that money none just. se ayo mafaranga uba uyafite yicaye muri banki wa gasore ucuruza ibitabo More. Yeah. papa wanjye ni umukire ni umusore papa wanjye ni umukire Why is this the first time I'm hearing Why about does this? that matter? kuki ari ubwa mbere I ubimbwiza want you to know. Well, wigeze ubimbaza se ko papa wanjye ari umukire Are you kidding? umusore abwiye ati amafaranga nayishyura ni nk'ubusi mu 350 because it's $350,000. ayo mafaranga 350 ni menshi ntabwo nazabona ukuntu nyakwishyura yagumane ntabwo nyashaka urumva umwana w'umukobwa ufite umutima Face it, we're practically strangers. njye nawe reka tumize nk'abantu tutaramenyana neza gute wumva wanguriza miliyoni zingana gutyo turi kuzibara mu manyarwanda miliyoni Not 350 my money. It's my father's money, and it's not like he earned it in some noble. ayo mafaranga n'ubundi ngiye kuguriza na papa wanjye ni umukire nawe ntabwo yabonye mu buryo bunyuze mu mucyo Fuck you. kandi urakijyaho Saying we're strangers. ntuzongere kuvuga ngo njye nawe turi abantu bataziranye we are not strangers You were the best thing that's ever happened to me. ahubwo niwe kintu cyiza kigeze kiba mu buzima bwanjye umusore bidatinze yahise ajya muri banki abikuza ibihumbi 350 by'idolari bano ba diaspora ubona nibo bakubwira ukuntu ayo mafaranga ari menshi uko yumva mu Rwanda utapfa kuyabona niko na hariya muri Amerika utayabona ibihumbi 350 by'idolari yahise agenda arabikuza umusore ngo papa we ni umukire ayaha umukobwa ngo agiye kwishyura abantu On Knott Street. You're not doing anything. tuze gurira muri ya resitora y'Abayapani Uncles aho ari nko turira sibyo muha kabiso umusore nyine urumva nimba ukundana n'umuntu akagira ikibazo cy'amafaranga mukundana ntabwo icyo amafaranga ntabwo ari ikibazo keretse bwa busore nyine bw'ubukene cyangwa se aya abasore ko ntabwo bakunda kwimana amafaranga keretse iyo akennye nyine akayabura ayafite ubizi nayaguhe umuntu ntabwo aba agukunda kenshi gikika abakobwa tubaha amafaranga amafaranga ninja buno n'undi ku ruhande rwazo uyu munsi ujye babaha amafaranga abakobwa n'abana beza amafaranga umusore yaje kwa Austin yicara muri resitora ategereza umukobwa niho bahaniye gahunda yo guhurira aramubura yicara muri resitora yicaye kwa Austin bagera naho bafunga batangira gukoropa yamubuze umusore yamucanze mu rukerera yaje yirukanka yahaye umukobwa amafaranga mu gitondo ngo ajye kwishyurira umuvandimwe we ntarongera kumubona yese aza kumureba ahantu umukobwa aba muri ghetto twatugeto tw'udushamburete abanyeshuri baba babamo cyatwa icyumba kimwe Sandra umeze neza sheri ugomba kuza kareba sheri wabona bya biga bagiye kwishyura byanamugiriye nabi nawe urabaza abantu ukuntu ari abagome yaraje arakomanga Sandra ahantu aba ntawe uhari yagize ikihe kibazo Sandra ntago amubona Sandra none reka bakwereke Sandra ubuzima bwe tuvuye ku bwa Tom bibye ibihumbi 350 by'idolari araba bagutubure warafata ibihumbi 350 kabihi ninja reka bakwereke Sandra ubuzima bwe bumeze bite byatangiye bite ibyo witwa Sandra filime bayise Sharper umuntu uri sharp ngo ni umuntu utunzwe n'ubwenge bwe n'ubucakura bwe n'ubumeni bwe n'ubutubuzi bwe n'iki n'amagezi ye
Kigali kurya gatatu saa sita mu gitondo na ninjoro bisaba kuba uri umutekamutwe. Ni njya kane ubwo ndi hejuru y'umutekamutwe. Igihe ndya gatatu none mba nananyweye ngi. Kandi ubwo nkagaburira n'abandi bantu benshi. Ubwo noneho ibaze wagwane. Yo. Kaba kwereka ubuzima bw'uriya mukobwa twabonye utwaye ibihumbi 350 by'idolari umusore. Urebe filime umukobwa barakwereka dore nguyu byatangiye bita ubundi bye cyari umukobwa ura bitera ruso Over here. hakurino yaje arasuhuza ngo bitera ruso ahita acaho. Hey, Sandy. I'm sorry. Wakererewe Sandra On Christmas Eve. rega nijoro rya Noheli karari he Mr. Newton's wife is sick. I'll be taking over for her. umugore wa Nutson yarwaye bari kumwe. Mr. Newton usually has us meet in his office. Nutson iteka arambwira ngo durire mu rugo kucyunzanye mu kabari. Holiday. But if you'd rather go to my office, we can do that. Uyu wa mukobwa twatangiranye tubona ari umunyeshuri yiga neza ikaba kwereka ubuzima bw'ukuntu bwatangiye kera turi nguyu. So where were you tonight? Nowhere. Ijoro ryese wari urihe ntaho narindi. Just with a friend, girl I work with. Ndi kumwe n'inshuti y'umukobwa. Yeah, Caroline. I can give you her number if you want. We nimero y'umuhamagare se Necessary. Did you ibyo si ngombwa. tonight, Sandy? Iri joro wanyweye ibiyobyabwenge wapi. Violate your parole. Abakoze amakosa ashobora kuba yatuma wongera ugafungwa cyangwa se ashobora kubangamira parole yawe. Hari ukuntu nyine leta ikurekura bakavuga ati tubaye kubera witwaye neza muri gereza nyine bakurekura kuri parole. Niko babyita. Noneho iyo witwaye nabi barongera bakagufunga. Sasa iyo bakurekuye gutyo bakunze kugushyiraho ingenza ikajya gusuzuma niba witwara neza. Niyo mpamvu uri kubaza ati wa mukobwa cyangwa ibiyobyabwenge hari amafuta ugikora ashobora kuba yatuma wongera ugafungwa. Iyo witwaye nabi baragufunga. I got into a fight with the manager. Aho nakoraga narwanye na manager Go fucking work. yashakaga ko muha nyine ndamwima turaserera anyirukana. Agreement? Do you understand? Kugira akazi biri mu masezerano wagiranye na leta kugira ngo igufungure muri gereza. You had drug test. Hari igihe muri gereza nyine bavuga Negative. tugupima ibiyobyabwenge none hadusange turene utabinyweye. Because if I gotta go to my car, Ngiye kujya mu modoka yanjye get a test, and zane test positive, ningupima gasanga wanyweye ibiyobyabwenge so tell me how would that? biri bunda akazi mbwira wanyweye ibiyobyabwenge. That is strike two. Mperutse kunywa urumogi kuki wari umbeshye ngo ntuheruka Go kunywa. ahead. Uyu mukobwa I'm sorry. yari mayibobo yaranafunzwa ziri bikosa byinshi leta iramurekura ku mbabazi. You win. N'impamvu yatuma ntakufunga rero bagushyiraho umuntu uzajya ukugenzura umeze nka animatrice Okay. akamenya ngo nimba leta yarakurekuye wabonye akazi usigaye witwara neza ntukinywa urumogi ntukirwana ntugiserera ibyo byose. Fucking Umukobwa asigaye yiyandarika. stand up and turn up. No. Ngiye kujya kugufungisha mvuge ko usigaye urenga ku mabwiriza. Whatever you wanted. And look, Kuguha amafaranga where to get it? No, we ain't lying to you, Miss Lewis, because ntabwo nkubeshya misira ruswa. what are you doing? Nothing. Ufite icyana kuramo. Are you recording me? Wari kundi kodinga. Are you trying to entrap me? Uri gushaka undi kodinga ko amaye ruswa kugira ngo bamfunge. You think I'm an asshole? Ndakeka ndi ikigori. You're an asshole. Ntabwo nkeka kuri ikigori cya ruwaje n'umugabo. This young lady is my parolee and none of this is your. Genda ofisiye ugomba kugenzura uno mwana nkamenya ko yitwara It's neza. all night. What do you want? Shaka iki? Umukobwa kwa mukobwa twatangiye filime y'ibihumbi 350 ku bumeni. Uyu mukobwa ngo uhe ruswa yangaho umureke. N'umugabo waje abagabo rabazi iyo babonye umukobwa uri mu bibazo bavuga ati nimufatira nkamwishyurira harahita nkunda cyahanashye. Ubundi abagabo hari ibintu bibiri badakunda ku mukobwa. Umukobwa ufite ubwenge cyangwa ufite amafaranga. Bashaka umukobwa mwiza udafite ubwenge udafite n'amafaranga kugira ngo tugushuke. Ngo nicyo abagabo bakunda. Aho ngiye mbashaka umukobwa ufite ubwenge unasenguza Imana. 47. Ayo ni amadolari 447 ya ruswa ngo haye uyu mukobwa mureke. You looking at this? Kubona undebera isaha se. Nayo rekanye igwa ariko uyu mukobwa umureke ntugikumuriga ngo bamufunge. Uyaragenda agatanga raporo ati umukobwa mwarekuye musubize gereza. It's a rolling submariner. Yeah. Iyo ni Rolex Submariner. Ndayizi. Be drunk. Menye wasinze ku misa ihenze gutya. Rolex Submariner ni isaha ibihenze cyane. Hari nasinze. I'm sorry. Babarira umugabo rongera yambara isaha irahenze cyane rero yarayitanze. Sorry. Bebe. Fata amafaranga ye. Have a good night. Mugire ijoro ryiza. Ahita acaho nyine harabona mu ofisi yamuhaye ruswa arayanga. You fucking move. Ntuva ahuririya ruswa ni nziza reka mukurikire. Ruswa rega ntago bayirira ku karubanda ahita mukurikira. Ruswa bayifatira ahantu hihishe. Aramukurikira buretse. Umuntu kweretse usanga iriya n'amadolari 400. Ruswa rega iraribwa. Ahubwo ngo n'inyamanza irona nuko yanze urumbo n'imbo. Drive. And this one has it coming because she is a fuck up. Eat shit. Keep it up, Sandy. We ceceka Sandy ni Sandra.
How much is this gonna cost? birasaba ngahe rero Good night. ibihumbi 5 by'idolari I just saw your car, and you nabonye imodoka yawe here, uri so umukire 8,500. wari ugiye kumisa ihagaze ibihumbi 8 by'idolari 500 I only have $447. amafaranga afite kashi ni 400 500. Like n'isa ihagaze ibihumbi 8,500 New? none reka nkwereke What is it used? iyo saha ihagaze ibihumbi 8,500 by'idolari Maybe. reka ngiye ngo ibihumbi 5 by'idolari Pay the watch, and I'll give you. umbi iyo saha noneho arenga ahubwo niyo ndi bugutware undebere umugore uri hano ati iyo saha yawe ndabizigura ibihumbi 8,500 by'idolari ngiye kuguha ibihumbi 5 ubwo bitatu biritwa ko ari ruswa uriya mukobwa simufungisha uyu musore bahise bamuha ibihumbi 5 by'idolari atanga isaha uriya mukobwa kugira ngo batamufunga ni ubuzima bari kutwereka bw'uyu mukobwa aho byatangiriye mbere yuko atangira kujya kwiba abana bateka imitwe twabonye hari umuntu yatetse imitwe witwa Tom mu ibihumbi 350 uwo munsi hari umugabo wamufunguje bari bagiye kumufunga umugabo bamuhaye ibihumbi 5 atanga isaha y'ibihumbi 8 urumva yatangiye umukobwa ruswa y'ibihumbi 3,500 umugabo afite akamodoka keza gahora kaka niyo atakarimo kaba kaka umugabo mu modoka afitemo amasaha menshi ahita akura yindi saha iya mbere arayigurisha ahita yambara indi isaha y'ibihumbi 8,500 iriya saha umuhaye ni ya fake get in. injira mu modoka yakasa nta muntu wabona n'amasaha y'ibihumbi 8,500 ari menshi ngwino ngo umugabane wawe Your money. ngwino ngo hayawe none se si n'iby'umuntu yakasani uyu musore bivuze ngo ntago ari umukiro uri gufasha umukobwa ahubwo ni umutubuzi y'iby'umugore amukubise isaha ya pirate ahita amukuramo ibihumbi 5 by'idolari fataho igihumbi we mfite icyuma nimba ushaka kumfata ku ngufu Come on, it's freezing out. ngwino uyu mukobwa yarakira umwana mwiza w'inywera ibiyobyabwenge ari gukwepana na leta ngo batamufunga atari umujura yakubitanye n'umusore w'umutubuzi genda mu modoka nziza wagira ngo ni zimwe ngenda mu modoka meza buriya ni mumbona uko uko nakunda kwirata ngenda mumbi ngenda ntega moto umusore yatwaye uwo mukobwa uwo munsi amukuye ku muhanda umusore w'umutubuzi filime bayisaba men bamwe batunzwe n'ubucakura bwabo babandi barya gatatu i Kigali ngo biba bigoye gatatu kose kandi neza arega ntago ari ugupfa kurya gatatu ku munsi ni benshi bakarya ariko se wariye iki wariye iki ntago ari ugupfa kuvuga ngo wariye ibyubaka umubiri ibirinda indwara n'ibitera imbaraga abantu benshi barya ahubwo ibitera imbaraga kandi nta kazi bafite ko kuzikoresha umuntu arari kwirata ngo ngiye ngo nijya gatatu ku munsi mu bintu yariye ni harimo ibitera imbaraga ibyubaka umubiri ibirinda indwara wapi yariye iki udutunga ngegera kugira ngo urye rero ibyo bintu nkubwiye byose bisaba kuba uri umutekamutwe icara uwo munsi umukobwa yahuye n'umugabo w'umutekamutwe aramubwira ati icara umukobwa rero arakoneshwa n'ibiyobyabwenge na leta ishaka kumufunga yaramurekuyeho gatonya ngo abari hanze niba kurekuye kuri parole bakubwira ati tugoye andi mahirwe nuko uri kosa tuzakugarura byihuse kuramo icyo gikote rebe musore muzanye mu rugo rwe we ntugerageze kungirira nabi umukobwa akuramo ikote nta mutekamutwe umeze neza uba mu nzu mbi dore inzaba mu musore n'ubwe Fuck you. kuramo inkweto zawe aramutuka umusore avayo kandi abatekamutwe b'iminsi baba batebeje udushati n'udutise n'uducongo yabona umusore wiyambariye ikoboyi nguriya ngo ni umunywatabi abanywatabi b'ibirara b'imbobo babini bari abambara udutise batebeza babese ikoro ujya ubona ukuntu cita magic yambara n'umwesi ikoro rebe I'm not a junkie. ntabwo ndi umujunkie b'abantu bakoronijwe n'ibiyobyabwenge bitera n'inshinge banywa ibintu byose nta kintu baba batanywa uwo muntu aba ari uwo gupfa na byamugo umukobwa aramwereka ku kaboko umujunkie ku kaboko aba huzuye ahantu imyenge yagiye yiteramo inshinge wabonye ntabwo nitera inshinge ntabwo nakoronijwe n'ibiyobyabwenge umujunkie ubundi akenshi nta mahirwe aba afite yo kubeshya cyangwa se yo gutubura urarara hano cyangwa usohoka utahe nta magambo menshi ninguma hano biragenda bite ndahita nguha akazi ujya unkorera nuko bahuye reka bakwereka ukuntu umukobwa yagiye kuba umutubuzi ku buryo asigaye ateka imitwe
ngo ni umunyeshuri wiga kaminuza akiba abagabo 1000 bigera muri 350 by'idolari mu munsi umwe. Miliyoni 350. Amafaranga bari indoto kuba tuyabona muri filime. Nanjye 100,000 narabibonye wana ni mukankange by'amanyarwanda. Ibyo byo narabitunze. Utazagira ngo mba nkenye. Ko byamera kose. Ntabwo ngiye amezi 3 yashira ntatunze 100,000. Yeah, what's your favorite movie? Ukundiye filime mu gitondo? Titanic. Ubwo ni Titanic. Iyo filime nkunda. Classic. Iri classic. That movie. Ira filime nawe urayikunda cyane. DiCaprio was so young in it. Leonardo DiCaprio yari akiri muto muri iyo filime. Better. I liked him in The Departed. Ariko namukunze muri filime bita Departed. He's okay, but Titanic. Iriya filime bita Titanic niyo yamugize uwo ari we. Kate Winslet was so beautiful. Kate Winslet nawe yari mwiza muri iyo filime. Kate Winslet ni uri ukina yitwa Rosa muri Titanic. Niyo bita Kate Winslet. Ngira filime nawe yari mwiza muri ubarashaje. Can't believe you like Titanic. Ntabwo nakwizera ko nawe iriya filime Titanic uyikunda. I've never seen it. Ibaze ko noneho ntayizi kandi mukanya yatubwira ngo ari. Titanic. Ntabwo warayibye Titanic wapi. Watch movies. They're Ntabwo always njye ndeba filime n'ukwangiza iki mva umugabo. impression that I did. Ariko mukanya nari nkweretse ko nayirebye nanjye nyikunda. I'm gonna give people the impression that you're somebody that you're not. Ibintu ngiye kugutoza n'ukujya wereka abantu utari we. 100% convincing. Kandi bakabyemera 100% bakakubonamo icyo beretse kuri cyo kandi atari cyo ricyo. Teach you a little about everything. Ngiye kukwigisha ibintu byose reka bakwereka umukobwa umuntu wamutoje kuba igisambo ruharwa. Ku buryo sigaye agenda abwira abantu ngo ni umunyeshuri w'umwana mwiza ngo umusaza afite ibibazo bakaba bamuha 350 by'idolari. In my jacket. Ninjoro harya igihumbi cy'idolari nakwishyuye kiri mu ikoti. From now on, each time you curse, I get up. Nukomeza kuvuga amagambo y'ibitutsi yo yamayibobo ndajya ngukatijana. Still got 800 left. Usigiye 800 ngo yo 200. Read those. Usigara usoma. Your name? It's Max. Witwa nde Max? Christmas Max. Yagasani. Noheri nziza. Christmas Sandra. Noheri nziza Sandra. Aramubwiye ati Sandra. Calls me Sandy. Abantu bose banyita Sandy ntukanyite Sandra. Tugiye kujya tukwita Sandra. Abwiye umukobwa ati wa mukobwa we. Uyu mukobwa afite ukuntu tugamba bavuga akahita tukana bya bitutsi by'abakobwa bigize nka mayibobo. Umusore abwiye ati nagwaye 1000. Ubwo nutse ngwambuyeho 200 usigaranye 800. Nimba ushaka ko umutubuzi mwiza nta kuvuga ibigambo by'ibitutsi umuntu wese ukubonye ntago waba ukimutubure yumvisha uvuga amagambo arimo ibitutsi wapi. Kugira ngo tubure hanze hano bisaba kuvuga neza wahura n'umuntu Yesu ashimwe muraho kambara wikwije. None nk'abakobwa baba bafite ibintu by'ibitatuwaje ku mubiri. Mwebwe bizabagora kujya gutubura. Ukikubona ahita avuga ati akamayibobo reka tuganire ariko ku ikofi yanjye ndaba amacunga. Nimba ushaka kuba umukobwa w'umwesi koro neza uteka imitwe. Ikwize utuntu tudutatuwaje utwirinde. Uziba abantu wigize umwana mwiza. Nari nyamabanga y'abahungu twigiye mu nama y'ubushize. Umusore yatashye iryo joro. Uyu niwe watoje umukobwa ngo kwiba. Tashye iryo joro no kumubwira ati ntukavuga imvugo mbi. Uyu musore yambara neza abatuje asa neza yatebeje wagira ngo n'umuhamya wa Yehova. Ageze mu rugasanga agakobwa kanyweye ibiyobyabwenge kicaye muri douche byagakubise. Kanyweye ibiyobyabwenge. Nta munywa biyobyabwenge watubura ngo azapfe kubona amafaranga neza. Uko umuntu yakubona yahise agasohora amayibobo ntago nakorana n'imbobo z'inyabiyobyabwenge. Umunyabiyobyabwenge nta kintu yakwinjiriza. Yahise agasohora akirukana. Wanyinguriye gafite aragasohoye. Max kandi ntabwo gafite aho kaba aragasura hanze haba hakonje muri ibi bihugu. Mbeho yaragakubise kangwe ibiyobyabwenge aragasuye nagakorana na mayibobo. Rikabwira ati nimba ushaka ko dutuburira abantu tukabiba amafaranga sa neza wivuga amagambo y'ibitutsi wigira umwana mwiza wo mu rugo. Uzi umwana w'umurokore wo mu rugo wigize uwo mwana ukuntu wakwiba abagabo amafaranga. Buri mugabo avuga ngo nabonye akana katameze nk'abandi. Katameze nk'abandi. Ubundi umugabo ugiye gutuburirwa atangira abwira abahungu ngo nahuye n'umukobwa utaragiye mu nama. Muko urabona ikigaru uzarya gatatu. Gukeneye uri clean. Gukeneye nta biyobyabwenge bikurimo. Ese wizere. Gukeneye nta biyobyabwenge ujyamo wishoramo. Pe gutekereza neza uri soba. Urabona umugabo umubwira ko n'umutika mitwe n'umwesikuru yambaye agashata gatisi. Umukobwa yise areka ibiyobyabwenge uwo munsi. All happy families are like Imiryango yose yishimye. unhappy family. Ibimeze neza ariko nanone imiryango itishimye. Ibifite uburyo itishimyemo mu buryo bwayo nk'uko iyishimye nayo ifite ibindi bituma itishima mu buryo bwayo. Yatangiye kumwigisha amwe muri ya magambo twabonye umukobwa yagiye akoresha. Don't let anyone anything or you'll miss them forever. Catch her in the rye.
In my younger and more vulnerable years, my father gave me ugomba kwigira akana gatonya kahuye n'ibibazo ababyeyi bapfuye ukiri muto umusore yatangiye kumwigisha ukuntu umukobwa azatubura amukoresha na siporo ibiyobyabwenge bimushiremo bari abantu ubona babyukira muri gym abenshi ni abatekamitwe cyane cyane abakobwa umuntu uzajya kubaza igitabo ukunda gusoma ujye umubwira ngo ni igitabo cyitwa ngo amaso y'abarinzi b'Imana urebe usengiye kumutuza umukobwa ukuntu yaba umwana mwiza uri ku murongo Vassar College. wize iki nize Vassar College niho nize warangije kaminuza rya 2016 Years and moved off campus. Didn't have much of a social life. umusore yatangiye kumutoza ibintu byose umukobwa azajya akoresha First what? First girl you done this with. Yes. igihe umukobwa wa mbere utoje yego kuki wameze My brother's sinzi ikintu nakubonyemo Every time I see him though, he always asks for money. abantu bose ujye ubabwira ngo umusaza wawe ngo yahuye n'ibibazo ngahora kwaka amafaranga bakugirira impuhwe bumve ko utunze na famiye ufite inshingano urumva ariko umukobwa uteka imitwe kugira ngo azarye amafaranga niba wundi uza tubwira ngo mfite famiye ntunze ngo kandi ngiri mu bibazo ninjye uyifasha njyenyine icyo gihe tuguha amafaranga ariko kuza uvuga ngo ukeneye ngo ay'inzoga ngo ay'amatabi tuhita tukubona imboga mu menyo n'ibyo bitatuwaje byanyu 2012 to 2016. narangije kaminuza nize 2012 nangiza 2016 Where? Florence, Italy. wakunze gutura hese mu Butaliyani ahitwa Florence Oh, there you go, ni molto belli. tangiye kuganira n'umukobwa uyu mukobwa kuko yari yarabaye mu Butaliyani azi n'ikitaliyani umukobwa baramuforumye batangiye kutwerekana n'umuntu watoje umukobwa kugira ngo atangire kwiba abantu rebe I'm taking you out. ngiye kugusohokana Where? hehe You like martinis? ukunda maritini I like martini. nkunda maritini nako kugwa Good. byiza tujye gusangira icyo kunywa iryo joro umusore yaje abwira umukobwa amaze igihe amutoza kwiba ibintu byose barabyiga uve kuri bya bintu umuntu abyuka mu gitondo ukaburaje acakuje umuntu ishakoshi ngo nawe ngo ni umujura buriya ni ubugegera kwiba n'ubugegera biratandukanye niyo mpamvu na Yesu ntabwo yigeze avuga ngo ningaruka nzagaruka nk'ingegera oya Yesu yaravuze ngo ningaruka nzagaruka nk'umujura kuko nayo yabonaga abajura ari abantu bafite ubwenge batwika barenze banategura ko Yesu azaza ntabwo yavuze ngo azaza nk'abaperezida ntabwo yavuze ngo azaza nk'abaminisitiri Yesu azaza nk'umujura biriya mwe mukora muri kureba iyi filime n'ubugegera umujura wa nyawo basa neza dore ukuntu basa abajura banyawo basohokera mu hoteli asa neza ntabwo ari bwabo bari mwirirwamo babona imboga mu menyo ibyo bitatu apfumuye umubiri wose murasa nk'ingegera murasa nka mustikeri usika abakobwa b'ikigore basigaye basa nk'inzitiramibu we kubitana n'igikobwa ukabona cyapfumuye ugutwi ijisho mu kanwa mu hehe yagasani abakobwa basigaye bipfumuza mu jisho mo imbere babaye nk'inzitiramibu supaneti umukobwa ugomba kurya amafaranga y'abagabo urabona ukuntu abasa sa neza yikwije wagira ngo asengera muri ADP aho turakwizera tuguha amafaranga ndi kubigisha kwiba abagabo none se twaje hano gukora iki uri umusirimu twaje guserebura dore umusore none umutoza kwiba agakota aba yambaye neza asa neza uyu munsi ni isabukuru yanjye ni isabukuru yawe ni umukobwa ukuntu asa neza uri kwitwara neza ibyo nakwigishije kurusha uko nabikekaga ndetse ese witeguye ko naguha noneho ikizamini urabona uriya musore wicaye kuri kontwari uriya bagiye kumukoresha tesite barebe ko ibyo bamwigishije byo gutubura yabimenye genda ukora uko ushoboye mpaka kujyanye mu cyumba cye ikizamini kiratangiye reka bakwereke wa mukobwa watangiye kwiba amafaranga abagabo ukuntu batangiye bamutoza ndi gushaka umukobwa ntoza aze kumpamagara wereke ukuntu turya amafaranga ngwaye iminota 40 uriya mugabo uze kuba wamukonvense ku buryo kujyana mu cyumba cye mukaba muri kumwe kureba n'umugabo uri seriye arikanga umukobwa ntabwo yarazi ko nibi birimo ikizamini cya mbere bamuhaye bamaze kumwigisha kwiba no guteka imitwe kugira ngo ajye arya gatatu i Kigali nicyo yuzuye baramubwiye ngo genda utuburire umusore akujyane mu cyumba cye hano twari twagiranye ibihe byiza wakoze kanjye mu kizame buri muntu wese wize agomba guhabwa ikizamini umukobwa arasa neza yambaye neza ntabwo ari nka za ninja z'i Kigali
nta hantu yipfumuje usibye ku matwi, abandi usanga no mu jisho barapfumuyemo no mu gahanga. Tukikubona tuhita dufata ku ikofa turamuha make atahiranye. Vodka martini, please. Ubita vodka martini, urabona ukuntu atanareba uwo musore aje gutuburira kugira ngo umenye ukuntu bakoze inama. Turi ukuntu hindukira gahoro ku mibare. Mumeze mute? Naho ibikobwa byinakira kureba ngo yo ngo meze ute se maniga. Urabona umukobwa ushaka gufite amafaranga muri aho Kristo Yesu akuzwe. Kegaki ndabaforuma aba bagabo turabiba. Ubundi ku ruhande rw'abakobwa ibi bigabo reka mwicare hasi mufata agakaye n'ikaramu kugurira icyo kunywa musore. I hate drinking alone. I hate drinking alone. Nanga kunywa njyenyine waretse nkakugurira icyo kunywa. Yeah, sure. Yego ngurira kandi mukareka ibintu by'inzara uhura n'umuhungu umubwira ngo ngurira ngo hanguriye iki, akaba ariwe umubwira ngo reka nkugurire. Umuhungu icyo gihe umuguriye nawe atangira kuvuga ati umuntu ngurira atandukanye na za ninja, akakwizera kandi aribwo ugiye kumwiba neza. Urebe bidatinze umusore se avuga ati umukobwa n'uyu uve kuri za ninja muhura zikubwira ngo ngurira, we murahura nakanakugurira. Icyo gihe neza umusore uba umufite. Ashaka umuhindurira iriya mico yayo. Oh yeah? What's that? Noticed you at the bar. Kubona wicaye kuri kontwari. Looking for older men. Mfite ukuntu nkunda abagabo mukuze ni umukobwa. Bad thing. Umusore se muzana mu cyumba n'iki twashakaga. Umusore mu cyumba cye ni umukire, dore inzoga bamugemuriramo. Umukobwa yamuguriye akarahure kamwe kuri kontwari, ariko dore mu cyumba aho bageze umugabo yese avuga ati mbonye umwana utandukanye n'abandi. Umwana ugura icyo kunywa. Umwana witegera. Shamari wabavuga ngo umwana ngo wigurira kanini. Ntanguye ati jama kanini nagaki. Ku mutwe bazakiba. Mon bébé. Nashakaga kuryamana nawe nkikubona winjira pe nabona gusa neza. Imana imbabarire nsobanuye ibintu bibi. Kubwira ibintu ngiye kugukorera ijoro toka satani. Bakira hari wakomanze. What's that? Just ignore it. Barabihorere. Nabakora muri room service bihorere. Barabakomangira. Hold on 1 second. Buretse gato. Ntuva reka ndebe wagwana. Umugabo urabona ko ari umugabo wiyubashye uri kurara mu cyumba cyiza. Ari wese winjira wa musore mutoza Max. Wanda yawe kunci inyuma. Urakora icyano kandi binago bari babivuganye. Genda gukunda uri kunci inyuma n'abandi bahungu. Wa musore mutoje kwiba. Urakora ikintu umugore wanjye. Ndakwica umugore wanjye. Barasara uyu ni Max. Tuza sheri tuza. Ikase binago bari babipanze. Kira kigabo ni cyande. Kiye guhamagara abashinzwe umutekano. Do you want me to call security? No. Zamagara abashinzwe umutekano uya. Oh, boyfriend, I'm Uriya ni sheri wanjye wa kera. hurt, okay? He's completely hurt. Ariko ntago ari umwana mu bituza. Yeah, I promise. Ndagusezeranya reka muturishe. Can you just give us a few... Waduha iminota mike mu cyumba cyawe nkabamuganiriza nkamuturisha. Just go down back Usubiye hasi kuri bare umugabo arasara uri kunci inyuma. like half an hour. Ndaje mu minota 30 dure kuri bare reka mbanze muturishe mutanarwana. Umugabo nk'umukire wiyubashye abasigira icyumba cye cya hoteli y'inyenyeri 5 abasohotse abajura babiri. Ntabwo bari babivuganye. Yesu Kristo. Sore. Ntabwo bari babivuganye bwi mukobwa kujyana n'umusore. Koze neza. You figured it out, Umenye icyo nashakaga. right? Uri natirere mu bintu byo kwiba bikurimo. Yesu Kristo tumwibe ibaza umukira gusigiye icyumba cye nyine cya hoteli y'inyenyeri 5. Ntabwo wabura akantu kazimuhiba. Bahise baza kumwiba. Ni ibisambo. Si bisa nababwire. We're still walking around with cash. Ntabwo narimerutse kubona abantu bagendana cash. Abantu bayatwara ku makarita no ku matelefone. Of course. Diamond earrings for the poor wife. Dora maherena ya diamond noneho ngo yarashire buri umugore warenganye. Praise on young women. Akaza guhiga abakobwa. I mean, we sort of set him up. Ariko ninjye wamushotoye. Don't feel sorry for him. Uriya mugabo wimugirira impuhwe. Umve. You can't cheat an honest man. Umugabo w'inyangamugayo ntukajye umuca inyuma cyase ngo mubeshye. Never feel sorry for the mark. Niyo mpamvu abagabo benshi twiba ntago ari abana beza n'abandi bantu twiba ntago ari abana beza. Ariko umuntu w'inyangamugayo ntuzigera umwiba cyangwa se ngo mubeshye. Wese afata aya maherena ya diamond bamaze kwiba ayambika umukobwa. Kikwereka abajura badafite inzara. Ubu ari wewe tuvuga ngo tuyajyane ngo hantu ngo bayagure. Uyaba no nta nzara bafite. Nawe ujye utwambara use neza. Kuko abavuga ati uyu mukobwa niyambara amaherena ya diamond yashagahura n'umugabo wo mu kiraza avuga ati uyu umukire mugenzi wanjye amwiba amafaranga yandi afatika. Umukobwa yabonye n'umusore yumva aramukunze disi. Uzi kino kariyeri wanyinjijemo yamukuye mu biyobyabwenge amwereka ko nta keza k'ibiyobyabwenge ibikobwa by'i Kigali babyumva bizarya amafaranga y'abagabo bihora mu bimogi. Reka
biriya bitabi musigaye musa nabi, biriya bitabi bituma musa nabi n'ibiyoga. Happy ureka ibyo bintu, unywa amazi, ukore siporo, urebe ino filime, wumve n'amagambo nkubwire, twiba abagabo amafaranga. Ariko masomo mba sindi kuyabaha. Momo yanjye ni yayindi umara kwiba umugabo uvuga ati Rocky niwe wamforumye untamu, pasiteri se kabigisha mukamuha icyacu. Bosi reka bakwerekana no Max we ni muntu ki. Yo sibyo, uyu musore bamwita Max. Tumaze kureba uyu mukobwa ukuntu bamutoje ubujura byose yinjira muri kariyeri. Reka bakwereka uriya musore Max we ni muntu ki. Yo reka nawe tumenye ibyuriya Max we byatangiye bite. Wagwan we VPZ Tom twamubonye, undi turamubonye, katurebe n'uyu musore utoza abantu kwiba Max ibyo byatangiye bite. Ubu tugeze kuri Max, barakwereka yari umunsi umwe ari yaje hakunino. Nibutsa n'ibihumbi 7 byonyine wishyura ugasubona films.com. Filime z'ubwenge ukazireka, filime zanjye ni mukazigereranye. Ariko uzi imyaka maze ku gatebe ni myinshi, ko ari myinshi we. Barakwereka icyo gihe Max yaje hakunino. Nuriya musore twabonye uri gutoza Sandra kwiba, bagusubije inyuma mu buzima bw'ukuntu byari byifashe mu minsi ishize. Kode yo kwishyuraho 0456 subiza inyuma yanditseho Kimomo. Iyo utangaho ibiceri iyo ubona ari ngombwa, Caritas niko nawohereje ijana 10 cyambabona abihorera. When the summer shower is through. Enjoy the evening, sir. Yinjiye hano uwo munsi Max ufata inzoga. Rebe nibiri neta bahari bandura ubona ko bari VIP. Ukazi kigatuje. Twaduze iki two bakire. Ukire dufite ukuntu tunywa akantu, hari abantu bari gucuranga utuntu tworohereye. Twitamo. Only you beneath the moon and under the sun. Max! Ubashe kuhagera. I want you to meet my son, Max. Richard hura n'umuhungu wanjye Max. Uyu ni mama we bahuye na Max. Heard so much about you. Mama we yakumbwiyeho byinshi. I wish I could say the same. Nanjye niko nakabaye nkubwiye. Turned to text or actually picked up the phone and called your mother every once in a while. Ariko ujye witaba message wamagare mama wawe. Bamuzi. Mama we yashatse undi musheri. St. Bart's? Mama we yakumbwiyeho byinshi aho wize. Sometimes there myself. So, back in the 70s. Muri za 70 rero. You're old. Urashaje wagisaza we nubwo utereta mama. Max ngwino. Rukuru ubona mama wasiga ateretana n'urugabo rushaje rwamwinjiye. Mama yisamagara umwana wifaye hano. Ikaba kwereke Max niwe tumugeze wa musore kwigisha Sandra kwiba. Hi. You look great. Orasa neza arata nabe nawe. You are so rude. Wacana uriya ni discipline nye kubwira umugabo ngarashaje cyane. Abari kurenga uhinguka. Anything you want to know, you can just... Uriya mugabo ikintu cyose ushaka umumenyeho ujye kuri Google n'umustar. Can't be alone for 2 minutes. Mama ntago waba wenyine iminota 2 ugomba gushaka abantu muteretana. It really is. Bino biratandukanye. Sure it is. Cyane. Go easy on that, please. I think you've had enough. Stop being my mom, Mom. Werekera ukwigira nkaho uri mama wanjye mama. Ibaza reko. Is it? What's going on? Ufite iki kibazo? I thought you were going to bring your girlfriend tonight. Nari nzi kuzana na sheri wawe iri joro. Seeing somebody else. Asigaye anshinyuma. See, Hey, I'm sorry. wihangane. I never liked her. Nubundi sinamukundaga. Yakujyanaga mu bishuko. I gotta stay here for a little while. Naguma hano igihe gito nkaba mbana nawe n'uyu mugabo winjiye se. Umugore yinjiye umugabo. Are you using? Gukoresha ibiyobyabwenge? No, I'm not using drugs. Ntabwo ndi gukoresha ibiyobyabwenge. I haven't done drugs in a year. Maze umwaka nanywa ibiyobyabwenge. Go through that again, and that can't happen here. Nimba unabinywa ntubinywere muri uru rugo rw'uyu mugabo nagiye kwishakira. Ni mama. Fucking prove it to you? Fucking piss test? No. Mama numva ufite ushaka no kumpima azana test umpime nangwa ibiyobyabwenge. Umwana. Kabanya urusaka ariko. Mwana afite urusaku. Wampimye se ukareba. Urugo rw'abandi umugore yashatse umugabo w'umukire barisigaye bari kumwe bakundana. Cyane cyo kirashaka kuzana akavuyo cy'ikimayibobo. Ni Max bari kutwereka ibya Max. Go ahead. Itemo. Test it. Somaho surebe wagwane. Test it. Inkwa hari kureba ibyo ari byo. Please, please. Ndakwinginze.
wa mwana w'inkori umwana ameze nk'umusazi twereka ibya Max ujye utoza abantu kureka ibiyobyabwenge n'ibinzi yoga n'ibiki ngo bibe abantu basa neza mama I'm sorry. mbabarire mbabarire mama wa mwana we kuki unkorera ibi bintu kweri kuki witwara gutya ari ureba umwana ukabona yarananiranye Still a place to stay. njye nkeneye ahantu ho kuba mu ncumbikire maze mama we yashatse undi mugabo uru rugabo rukuze hariya hanze ufite 18 ububi wawe kije gusaba icumbi Thank you. I love you. Thank you. ta You enjoy the show? kumbe hano umusaza yari ari kubumva wishimiye shose wari uri kumva unare uze yabumvaga amenye uyu mugore tusigaye dukundana iki cyana cye urebe mbabarire mbabarire hari ukuntu uri kumwe na shero ukabona icyana cyawe kiri kuza kigusebye mbabarire niyo ako nino yo He spent the last year putting together a company to try umwana to wanjye yigeze gufungura kampani y'amato muri za Bahamas wipe that out, which is too bad. haza inkubi y'umuyaga irayaterura yose ibintu birangirika How does he live? none se atunzwe n'iki bari kumuvuga ngo we And I help him out from time to time. njye umufasha rimwe na rimwe umwana wanjye kumutunga You do. niwe umufasha He was so young when he was born. nanjye namubyaye nkiri muto hari ukuntu umugore akubyara afite nka 16 n'irindwi ugasanga yenda kungana n'umwana we Didn't always know how to be a mother. ariko narubu sindamenya ukuntu umuntu yitwara nk'umumama No, he isn't. And that's uriya why mwana ariko arakuze he's always been my little Max. njye muri teka mbona ari Max wanjye muto ngomba kumufasha Morning, Mom. mwaramutse mama Hi, sweetheart. bite sweetheart How'd you sleep? wasinziriye ute Great. neza Room's gone amazing. kiriya cyumba mwamaye gifite view nziza yambaye boxage ku bya mu gitondo Well, I umusaza arumirwa umugore basigaye bakundana afite icyana kimeze nk'ikirara thinking if you were free that maybe we could have lunch together numvaga niba ufite umwanya twasangira ibya saa sita via Corota. ahitwa via Colata Sounds great. aho byaba ari sawa byaba ari sawa ni Max bari kutwereka umujyi wigisha abantu gutubura ibyo bimeze bite mombebe muze ariko bumubona barabazi biga n'ibigoryi birasaza mbara umuntu ujya ubona ari ikigoryi w'inshuti yawe nawe azasaza abantu bajya bavuga ngo uriya musaza mu mwubahe kandi n'ubugoryi uko usaza bugenda bwiyongera I'm sorry about yesterday. bare ku by'ejo hahise A lot of pen and I had a lot of drinks. nanyweye ibinini nanyweye n'inzoga nyinshi nitwara nabi We're going to be in each other's lives. wa mwana we kubera ndi kumwe na mama wawe uko byamera kose nzaba ndi mu buzima bwawe uko byamera kose Now, we, reka twitwarane neza hagati yacu your mother and I are attending urabizi njye na moye turi kumwe tonight for the Richard Hobbs. iri joro turaza no kujya mu birori bya Richard Hobbs I found Foundation we make all sorts of ni fondasiyo yasizwe n'umugore wanjye abantu bafasha abandi nyine bitangamo inkunga ifasha abandi Because honestly, I'm a little light right now. No, I figured you might want to join. sinzi nimba uri buduherekeze There's going to be a few very hip. haraza kuba hari n'abantu bari buze kuturirimbira I mean, they're quite relevant moye yambwiye kutwika baraza kujya muri fondasiyo yasizwe n'umugore w'uyu mugabo wapfuye for your age. haraba hari n'abana bari mu myaka yawe Women. n'abakobwa bato Thank you. But I think I should just stay. muze ntabwo ndi bujyane namwe ngenda guma hano ntuze nduhuke uyu musore yaje kuba mu rugo rw'umusaza urebe muze cyana kirya nabi kimeze nk'ikimayibowe urebe umusore yasigaye mu rugo abandi bagiye mu birori mu nyubako zimwe nziza nziza cyane aho batuye yo barakwereka umusaza asigaye afite sheri we dore ngaba bavuye muri fondasiyo yasizwe n'umugore w'uyu mugabo All night, all I could think about was being alone with you. iri joro icyo nifuzaga ni ukuba ndi kumwe nawe ijoro ryose
Yes. Yo. I don't care about actors. You should know that. Abakinnyi ba filime bahari ngiye simbitayeho ngiye nikundira wowe. Uyu musaza ngo ni umustar no kuri Google baramuzi. N'umukire. Yo. Sir, the police are here. Abapolisi bari hano bano bageze wabo basanze hari akafu. Usanga hari umupolisi uri gutongana wa mwana. Genda one NYPD New York Police Department. No, I don't fucking here. Ntabwo ntuye hano. What'd you do? Nothing, I didn't. Wakoze ikintu kintu nakoze. That's from an undercover. Uyu musore ngo ibiyobyabwenge twambonye. Tell me fucking code. Ibiyobyabwenge ni washa kubingurisha nk'umupolisi mbiguze ngiye kubinywa uhita umfata ngo ibiyobyabwenge. He has a few fences. We ran his name and. Uyu musore asanzwe afite n'ibindi byaha twari tumukurikiranye by'ibiyobyabwenge. No. Well, I'll take him downtown and I'll. Icyo ngiye gukora ngiye kujya kumufunga we. Basanze umwana. Sir, please. Uzehe mu rugo rwe umwana w'umugore bakundana yasanze. Talk about this. Bero twabiganiraho. Now. Fuck. Wa mupolisi we twaganira. Musore yatangiye kunywa ibiyobyabwenge mu rugo rw'umugabo washatse nyina kwa mukanyina. I make large donations. Iyo polisi uvuga ya NYPD nyiha inkunga nyinshi ikomeye buri mwaka. Courtesy call, that's why I'm here. Abakire bitanga inkunga. Marty's a good friend. I can put in. Commissioner wa polisi ni inshuti yanjye. Don't have to do that. Ngiye kuguha amafaranga ure kuri uyu mwana. His weight in this city. Ijambo ryanjye remereye muri uyu mujyi wa gapolisi we. Can cut both ways. Fata amafaranga ruswa. Appreciate what you've done. Aya ni amafaranga yo gushimira ko wageze mu rugo rwanjye. I'm going to pay you for your time. No kukwishyura igihe wataye uzana. Ntabwo nayemera. I'm sorry. Sinfata ruswa. Fucking money detective. Take the fucking money, detective. Fata amafaranga wa gipolisi we. Vuga nurika mutegeka. Fata ruswa shatu rabaza. He's not a cop. Uwo ntago ari umupolisi. Shut up. Max ceceka. This is what Max does. Ibi ni imikino ya Max y'ubuteka mutwe ajya akina uyu ntago ari umupolisi. That's what this is. This is. Iyi si imwe mu mikino yawe uri kudukina nguzanya umupolisi kugira ngo mwibe udufaranga. You get out. Get out. Uyu musore sohoka wakigorye ntago ari umupolisi. Umwana wanjye ndamuzi ni ikirara. Buriya nawe wakuzanye hano ngo muteke imitwe. Subiza yanjye. Gusa yarumirwa umwana w'uyu mugore bakundana ni ikirara yari yazanye umuntu abeshya ngo ni umupolisi. Bari kutwereka ubuzima bwa Max. Do you think this is funny? Cyaka bino birashimishije. Come on, man. Wa muginga iyo ubwira ko bari butuvumbure man uziko nigeze umupolisi wanyawe birara bibiri. Yewe namumbabarire maniga. Yo maniga cyita gicomo. I'll catch you later, bro. Turasubira bro. Mom, listen. Mama umva. Mama yarumiwe. Gave you everything. You know. Nagwaye buri kimwe. You had every advantage. Ufite amahirwe yose ashoboka. You didn't want for anything, and this is what you. Nta kintu kimwe wigeze wifuza ngo kimbura ariko nibunyituye. Funsebye imbere ya sheri wanjye wa kigoryi uzu uteka imitwe ngo mwibe udufaranga. Usana abapolisi. I want you to leave. Sokera hano ugende. Abamwirukanye mu rugo rw'uyu musaza. I don't want you here anymore. Sinyigukeneye hano na rimwe rirenze. Kigoryi we. Muze genda babaye uyu mwana kugendesha ukabyara ikirara. Muzehe disi yumva arababaye. Harabira kobaza nawe ukabona sheri wawe kababaye kuba yarabyaye imbobe imutesha umutwe. $1,000. Ugategura ino mikino yose ngo unyibe igihumbi cy'idolari. He's advised Reka ngugire inama Max wumva inama y'umukire. you're going to steal. If you're gonna steal Steal a lot. steal a lot. Nimburu wiba jya wiba amafaranga menshi afatika. Iyo ni inama agiriwe n'umuntu ufite za miliyari w'umukire. Ugategura imikino ukazana umupolisi mu rugo rwanjye ngo munteke imitwe ushaka kunyiba igihumbi cyonyine cy'idolari ubwo naka miliyoni kamwe k'amanyarwanda ngo nimburi n'uwiba iba amafaranga afatika tuvuga ati wari ugerageje. Iyo ni inama umukira mugiriye. Nta muntu wakira rega atarabibye ese ugira ngo ibimba ndimo sukubiba bateka imitwe mbafera. Nukuri mwishyire kuri kode ariko ubona nzakirana siko musigaye muneza abantu bakavuga ngo I took it too far. mbabarire narengereye musore durano yisaza aho yaje mama yaje kumureba yavuye muri rwa rugo. Mbabarire nagukubise urushyi mwana wanjye. Yesu Kristo wa mugore twari tuzi ngo ni mama w'umwana. Nta mama n'umwana bakora ibi bintu. Uyu ntago ari mama we. Is it too early for a drink? Ese buno ntago uri kunywa inzoga mu rukerera hakiri kare. Yagasani ntago ari mama we. Uyu mugore na Max bari mu gakino. Buryo basomana ngo mbabarire ngo nagukubise urushyi ndarengera. Uburyo ureba mu kira gisaza simbikunda. You like him a lot. Kira gisaza usigaye ugikunda. I like him. He's a billionaire. Ntamukunda se si umunyemiliyari ze. Know what I'm talking about? Ntago ari ibyo mvuga. Look, I feel really good about this. Bino bintu biri kunezeza. Very close. Je nuriye musaza dusigaye twarabaye inshuti bya hafi. His office at 1:00. Uyu munsi yavuze ngo ujye kumureba kuri ofisi ye saa 7. Umve muze yatumyeho n'umwana ngo bahure saa 7.
Maybe I don't want to do this anymore. ye bino bintu sinshaka ko tubikomeza. Don't be jealous. wimfuhira reka twiba umuntu uvuze ngo nabatubuza biri umukecuru n'uyu musore urabizi sinkunda abasaza yagiye guteka imitwe uzi ikintu nkunda umve gasani Max twabonye yigisha abantu kwibana bafite umukecuru wagiye umuforoma dore nguyu umurenzeho noneho mon bebe bajyana ngaho nyibutse ikintu nkunda ni igiki ukunda njye yagasani nkunda wowe Why do I like you? kubera iki ngukunda rero Because I get you what you want. kubera ko nguha icyo ushaka wa muntu ntabwo ari mama we ngaho rero mpicyo nshaka yagasani mpicyo nshaka ni umukecuru n'umusore b'abatubuze bateka mutwe kobwa bw'i Kigali buriya buri gupfumura amatwi n'amazuru n'amaso n'amatatu ngo buzarya amafaranga y'abagaburi kareka buzarya makenya yayandi baha inzererezi shaka kurya amafaranga guma none uyu mukecuru ukuntu asa neza ari mu banyemiliyari ari kurya amafaranga uraho urasamye hey nabwenge iyi filime ni agafilime nateguriye abana b'abakobwa kugira ngo turebe ukuntu twarwanya ubukene twiteza imbere muri rusange ubukene ni bubi buraryana njye mba mwumva kuko ndi umukene Max uyu musaza yabonye uyu mwana ukuntu atesha umutwe sheri we ahita amutumaho Oh yeah, it's just maintenance here. Ziranshingira ni ka maintenance bankorera last night. mbabarira ijoro ryahise byo nakoze ntago byari byo That's a hell of an understatement. kuri kubivuga so biciye amazi Your mother first told me about you. She said that you were mama wakumbwira yambwiye ko umwana wize neza uzi ubwenge I thought I'm always on the lookout for kandi teka mba nshaka abantu batonye bafite ubwenge bize neza nk'umunyamafaranga ndumva naguha akazi What are you doing here? kuri cyane Did you schedule a meeting? No, I didn't. wigeze unsaba gahunda wa musore twabonye ufite isomero ry'ibitabo bita Tom aziranye n'uyu musaza So what is it? Shaka icyama Say hi, see how you're feeling. nanje kureba uko umeze papa yagasani watubwiye ngo afite papa ufite amafaranga dore n'uyu Tom wa undi wa mukobwa yibye wa mukobwa atoshwe na Max burya uyu musore papa we n'uyu yizira Tom ahita asohoka wa musore ufite isomero uriya ni umuhungu wanjye Assumed he would inherit all. uriya mwana wanjye Tom numvaga
nzamuraga imitungo yanjye yose Mother died and mama wamaze gupfa take it well. ntabwo byamunejeje Have the fortitude to work here. He's weak. nabonye atifuza gukora hano ni umunyantege nke And he turned 21. amaze kuza imyaka 21 Him anything he wanted. naramubwiye ngo mbwira icyo ushaka cyose giguhe What my son uzi icyo yansabye umwana wanjye I don't know, Richard. ntabwo nkizi Richard signed copy of Charlotte Bronte's Jane Eyre. yansabye igitabo cy'umugore witwa Jane Eyre ngo yanditse yaranagisinyeho nabwira ko ashaka gufungura isomero ry'ibitabo mbega ahantu yashoye imari hatarenze Anyway, ariko nzabimukorera you know why, Max? uzi impamvu uzamufungurira iryo somero Because we only get one life. kuko tubaho ubuzima bumwe Be my son's jailer. rero sinshaka kuba nk'umuntu wafunze umwana wanjye sinshaka kuba my son's jailer hari ukuntu umwana umeze nk'uwamushyize muri gereza kandi ubuzima tubaho ni bumwe nzajya mu icyo ashaka cyose Honest with yourself, Max. If I were to hire you to work for me, mbwiza ukuri how do you think it would end? wahaye akazi none byarangira gute Not well. ntabwo byarangira neza not well Agree. nanjye niko mbibona wahaye akazi byazarangira nabi Still, I want to offer you a job. I'm ndashaka guha akazi njya nguha $60,000 ku kwezi $1 a month ku kwezi $60,000 a month. $60,000 ku kwezi to go out and find opportunity. utuvire hano ugenda ushaka ibindi uzajya ukora buri kwezi njya nguha $60,000 muri make uri kunyirukana Cause your mother anguish, mama wawe utuma arakara ukamusaza and I will not. kandi sinakwihanganira kubona mama wawe arakaye kandi dukundana My dad. ngiye kujya guhemba $60,000 ku kwezi utuvire hano ushaka ahantu ujya kuba kure $60,000 z'amanyarwanda ujye kure $6,000 a month. $60,000 se niyo wama Opportunity. ndi kuguha amahirwe mbega ni kumwirukana I want a year's salary. okay mpemba umwaka rero Can be arranged. ubwo ni $700,200 by'idolari $60 ku kwezi No. ubwo ni $700,000 bagiye kumuha mu manyarwanda Front. sinshaka aca kuri konti ya mikashi yakasani Get me the cash and you get my mom all to ayo yourself. mafaranga ugumane mama wanjye sinzongera kuza kubatesha umutwe mama wanjye sinzongera kumurakaza nigendere $720 by'idolari Wait here. tegereza hano babizane ni nkuko nanjye ni nkuko wambwira ngo minote y'1,000 iyo ntago nayibura nubwo ndi umukene mukira ngo kumubwira ngo $700,200 z'amanyarwanda na 20 z'amanyarwanda abizana byihuse wabonye icyo bita ubuteka mutwe umusore araza agapanga n'umukecuru bakagutesha umutwe ukabona umwana ari gutesha umutwe umugore ukunda ukahita uwo mwana umuha $700,000 ati butuviriye hano ugenda utangira ubuzima babyita gutegura bivuze ngo Maxi nubwo yigisha abantu kwiba nawe hari ababimwigishije n'umukecuru babyita ubwesikoro bushukanyi eskorokeri umuntu akwiba atagukoze ku gakanu umusore bamubariye amafaranga $700,000 z'amanyarwanda ahita yimanukira bivuze ngo nagategurira ajigira umwana wananiranye w'ikirara uriya muhungu ntabwo yananiranye nta n'ibiyobyabwenge anywa twe turabizi ni umwana mwiza n'ababinywa bibakuraho ni Max zo miliyoni nibasiriye dore ngizi mugakapu mwicare hamwe mbiyereke ukuntu tugiye gukira ibi bintu murimo ntago mbizi utega abantu ukabajomba turunovisi ukabaniga urica abantu ariko nk'uyu nta n'uwamufunga ariya mafaranga umuntu yaguhaye abishaka amuvuye ku mufuka ntiwamunize uraniga umuntu ngo kubera afite $5,000 mu isakoshi buriya ni ubugegera ntabwo ari ubujura ubujura ni buno na Yesu babanda bari proud abavuga ati nzaza nk'umujura Sikibaze kwisa atazaza nk'umusobanuzi n'ukuntu turi abana beza sha azaza nk'umujura nta nubwo azaza nk'abapasiteri n'abesikoro abenshi muri se bandusha kwigisha ijambo we na mukecuru baza kuyasereburira ndashaka umukecuru tayari uri kureba iyi filime mwereka akazi nta mukecuru tayari ngo dukire baje kuyabyirira umukecuru niyo mpamvu nahisemo wewe buriya bukobwa bw'i Kigali burasamye niko umuhungu ari kumubwira nahisemo umukecuru uzi icyo ashaka dore na rwa rugo ry'ibigeze ugombaga rukaza nk'urupolisi wana yaturayanywereye bahurira mu kabari bakayabyinira igihe imirimo yashimwe n'Uwiteka kugira gutyo ukanikaragamo wana $700,000 ariko ni gute utazibyinira mu minsi mike ukoreye wana mombebe aho gukina na diro n'ubwana koko bw'amatatu bwapfumuye isura yose siko washaka umukecuru mukina na diro mbibonye Wait, look. No. There was this new guy named Goldie. hari umusore mushya witwa Goldie
avuka muri Los Angeles. Stuntman before he was grifting or whatever the fuck he doing. He started working as a stuntman. Umva yatangiye gukora nka stuntman. Tom's highly recommended and he's looking for a score. Nawe ari gushaka abantu bakorana nawe turamukeneye tujye tumukoresha. Bano bakeneye abakozi ni company bakorera mu mashyirahamwe bagatuma umwe akaza yigize ibi bakiba ibintu binyuze ku murongo bateguye. No. We're taking. We're just going to take a vacation. Oyangiye n'uyu musore tugiye kujya mu kiruhuko. Okay, well y'all Tugiye kujya no mu kiruhuko bibye amafaranga menshi bagiye mu karuhuko. gonna want me to big shit, alright? Uyu bamuhaye amafaranga yifata yawe. Wa musore waje yigize umupolisi bamuhaye aye. Bullshit, man. Where my money at? Muri kumbeshya muri kuma make. Baramuseka. Yego amake asinze. Kandi n'uyu bantu bafite amafaranga babusigaye banywa kiki na Pablo gusa. No. Tipsy. That's it. Tipsy nayo. We had expenses. Dufite natwe yo twashoye. It didn't account for. Yeah, okay. Kandi ntabwo tukubwiye ngo byishyure nabo barashora kugira ngo bibe neza bafite kwambara gusa neza. Yeah. Nanjye urujye gusobanura filime ndashora. This is becoming a habit with y'all too. I'm starting to feel Bimaze kuba umuco musigaye munyiba cyane. y'all laugh about it. Ntabwo turi kuguseka. Iyo mafaranga arabaye tuguhaye. We yaje yigize umupolisi rimwe aragenda ariko arashaka menshi bano bakomeje babeshya. You can thank Madeline for that. Shimira uyu mugore Madeline. Umukecuru yitwa Madeline. Madarina. You're welcome, Tipsy. Urakoze Tipsy. Thank you, Tipsy. Yeah. Tipsy kandi warakoze akazi keza. Ndaza guhamagara nitubona kandi karaka. Kazi kaba ari kenshi turaza guhamagara nitubona kandi karaka. Naye ngiye gukora team. Quarters of a million. Not bad. Ibihumbi bigera muri 700 sha. $1,000. Miliyoni 700 z'amanyarwanda. I'm gonna go home. Ngiye kujya mu rugo kurira musaza mpakira ibintu byanjye. I'm gonna tell them that I have a sick aunt in Jersey. Mbwirira musaza ko tante wanjye arwaye uri muri New Jersey ko ngiye kumureba kumurwaza mitenza tujye kurya ayo mafaranga tunaruhura mu mutwe tureba wagwane. Sawa sheri. Ngiye kubeshya kiriya gisaza ni yizire abasaza buriya n'abakire dufite ibibazo. Nitujye tumenya abantu badukunda. Wapi? Umuntu wese uje uvuga ati ankundiye amafaranga yanjye. Buriya abakene mwe mubamuza abantu babakunda. Ako nkatwe. Twakize tukibagirwa no gukinga. Kandi yurimo mvuga ngo ndumukirara abantu bagira ngo nibyo. Hey. None. I have some good news and some bad news. Mfite amakuru meza n'amakuru mabi. Umva amagambo. The money's all yours. Amakuru meza mfite nuko ayo mafaranga wibye umusaza nta natanu ndi bukwakeho. Amakuru mabi. Umve. Umva amagambo. The bad news is Amakuru mabi ni you were right. wafuze ukuri. About what? Vuga ukuri kwiki? Mukecuru. Ngo amafaranga yatwara yose sinkwa. Man loves me. Uriya musaza arankunda. He wants to marry me. Arashaka ko dushyingiranwa. Babanaga bakundana batarashyingiranwa. Maybe I don't want to sit around in a bar all day. Sinshaka kujya nicara mu kabari umunsi wose duteka imitwe twiba. Ngiye gushyingiranwa n'uyu munyemiliyari ze. Questions. No, he won't. He's too invested. Uriya musaza ntago azigera ambaza ibintu byinshi. On his mind. Arahuze mu mutwe. His business. Ahugishwe n'ubuzima bwararwaye. Business ze. Arankunda afite umwana we wamunaniye. I'm the good thing. Genda umuntu mwiza kuri uyu musaza. I'm the good thing he's got. Ninjye muntu muzima asigaranye. No, you stay, you'll slip. Nugumana n'uwo musaza uzakora amakosa. I'm too good. I'm too good. Ndi umuhanga cyane nta kosa nzakora. If they're not looking for you, they don't see you. Byaba byiza uvuye hano nawe ukagenda. Are you really doing this? Ese uko ugiye kugumana n'uwo musaza? Abwiye umusore ati ziriya miliyoni 700 twibye zigumanire wenyine. Uyu musaza arashaka ko dushyingiranwa. Umusaza ufite za miliyari ze kumwibudumbi ibihumbi 700 by'idolari. Ushyingiranwe aranashaje. Ayo mafaranga nawe uyafite uruhare. Max Barnett, iyi ni polisi turagushaka. I don't believe you. Who's at the door? Kure mwoherereje na polisi. You better go. Ikiruta cika ninjye wakoherereje polisi kuri igisambo cika. Call my bluff and open the door. Ntuzongere kuza iwanjye iyo polisi cika cyangwa igufunge. Reka nishyingiranwe n'umusaza ibyo kuba dukundana bireke. Ngiye kwibanira n'uyu musaza wa gisore we. Musaza dore uyu musaza agiye gushyingiranwa nanjye afite amamiliyari. Umusore yarababaye. Bisa nkaho uyu musore Max Barnett yakundaga uriya mukecuru.
none umukecuru ngo agiye kwishingiranirwa n'igisaza gifite amafaranga. Yamwohereje na polisi arabwira ati nutinda guhunga ujye kure polisi aragufunga no kumubwira ati fata amafaranga uhunge wakigoryiwe reke nanjye nishakira amafaranga mu mahoro. Max Barnett nuko byagenze. Max Barnett twabonye usigaye utoza umukobwa witwa Sandra kwiba nuko byagenze. Uriya mukecuru nawe rero tugaruke ku buzima bwe. Madarina reka tumwitondere turebe ibye. Abakecuru muri kureba iyi filime mwitwa ba Madarina. Kristo Yezu nakuzwe ndabasuhuje. Yo. Bari ikintu kimbabaza. Gusobanura mfita ko kunywa kakanshirana. Byitwa ngo nabahaye filime nziza ntimugu. Yo. Tugaruke kuri uyu mukecuru. Umukecuru yaje hano ararira. Nawe yakunda guriya musore ariko iyo bigeze ku mafaranga bararira ariko bakamenya n'ikintu cyo gushyirwa imbere kari amafaranga buriya ntuzakire n'amafaranga. Baza ariko ibintu Yesu bamuguza amafaranga. Umukecuru yaje hano agiye kubana n'umusaza ushaje cyane asize agahungu yakundaga k'agasore kandi yaravuze ngo nakunda abasaza. Bidatinze wa musaza yaranapfuye. Wabonye ikiza cyo gushakana n'umusaza ntagapfa bitinze. Muzehe yarapfuye hano turi ku kiriyo cy'umusaza abantu bahuruye. Uyu ni avoka wa famiye ngwino mubwire muzehe yapfuye kandi yari yarashyingiranywe n'uyu mukecuru bivuze ngo imitungo yose n'uyu mukecuru. Dore na wa mwana bita Tom. Muzehe mbere yuko apfa twari kumwe yanansinyiye. I feel it's my obligation to assure. Rero nkavoka w'umuryango ukurikirana iby'imitungo yereka mbabwire ibyo muzehe yambwiye ari muzima ameze neza. Richard left the bulk of his estate. Amazu ye yose yasigiye uyu mugore Madarina bashakanye turashize. Ntabwo yasigiye umwana. Richard kubisigira umwana we. After the past incident with Tom, nyuma y'ibiherutse kuba umwana we bakamwiba 350 ngo umukobwa mu isomero ry'ibitabo abonye umwana we ngo nta bwenge afite amafaranga amazu yose yasigiye uno mugore afite amazu akodesha gurisha. Taken care of through a trust. Wa mugore we niweho yizeye. And it will allow you to hold on to your bookstore. Nawe muzehe yagusigiye rya somero ry'ibitabo. Retain control of the Richard Hobbs. Ya fondation yitwa Richard Hobbs. Niyo uzayihagararira imwe ifasha abatishoboye. Stocks. The remaining 9.2 billion. Miliyari na $200 z'idolari. Will all go to Madeline. Umugabo yaratunza zisigiye umugore we mu mazina ye. At least he trusted me with the foundation. Jeje yansigiye ni fondation miliyari amafaranga yose yaratunze yasigiye n'umukecuru. Uno mugore Madarina. Madeline as Madarina trustee. Ndetse ikindi iyo fondation niwe uzaba uri hejuru urenze ufata ibyemezo byayo. Only a formality. Muri make insurance in the event Tom. Mu buryo bwa silence. His duties. Iriya fondation nubwo uriya musaza yisigiye umuhungu we. Iriya fondation niwe uzaba ufata ijambo rya nyuma nubwo umuhungu ari wihagarariye. Bivuze ngo wafata ibyemezo byose bibera muri fondation. Umusaza imitungo yose yapfuye isigira uno mugore wabona uyu mugore ari nawe wamunize. Exactly what he thought of me. Umva musore nukuri binambabaje. With Tom for a minute. Je navugana n'uyu musore Sebasi mbere mukasa kanya gato. Niwa musore twabonye ibihumbi 250 ngo biri mu byababaje umusaza abona ko uyu musore ari indangare. Yakuye kuri konti ya se. No, I want you to know that I'm your partner. Tumwunganizo tugiye gukorana muri fondation. Hano ku bwawe. I'm here for whatever you need. Icyo uzakenera cyose. Go through this alone. Uzagicamo wenyine. For saying that. You can stay with me for as long. Ndetse n'iyi nzu. Move out anytime. Yanjye na papa wawe nushake nawe uzuyibuyibamo. Hari muri Amerika uje 18 usohoka mu nzu y'abandi. Again. Waza tukaba tubana mu gihe uri gushaka parito muzajya kuba mu yindi. Ibaza ariko. Nta kibazo waza tukaba tubana mu gihe utarabona hanze. I don't know why I brought this up. I shouldn't. No. Sinzi impamvu mbikubwiye nonaha. We can discuss it some other time, but hari twazi kuzabiganira undi munsi ariko nanjye ndababaye papa wawe namukundaga cyane. Ukuri ndi gupfa umukecuru. Umwana arasohoka. Niwo ndi twabonye ibigi 250 byatumye se atamusigira imitungo. Umukecuru. Cyewe ndaruhutse. Aho kirapfuye. Ndayasigaranye we si buri mugore ubonye ku kiriyarira umugabo we yapfuye ngo nikabababaye akenshi abaserebura imitungo bamusigiye agiye kujya asangira n'udusore tukiri duto duto.
niyo mpamvu ibintu by'ivangamutungo mushatse mwabicikaho. Nabonye ariko abadepite bari kubiganiraho ngo gute umuntu azana ivarisi mwatandukana mukagabana amataje. Nibagiye ko ndi ku ruhande rw'abakobwa. Ubundi si umuzana gukora iki nimba azanye ivarisi, wagiye ugumana ayo mataje yawe ukareka kumuhamagara. Niyo yaza nta n'ivarisi afite mugomba kugabana. Abagore ukuntu ari abana beza. Umunsi turi muri propaganda yo kuzamura igitsina gore, bareke kukomeza badusigaza inyuma abahungu. Umugore turanasiga shopping irasigaranye amamiliyari n'amamiliyari muri meta z'amazabu n'izimiringa areba wagwana. Umugore ni umukire, amonye ariko umugabo yapfuye. Niyo mpamvu usigaye ubona abakobwa benshi bashakana n'ibisaza bavuga ati umusaza nidushakana ndamugaburira muri buriya umusaza iyo mushakanye uri umugore muri buri gabura umugaburiye uminjiramo akantu k'agasituruwaya gake gake. Nyuma y'umwaka umwe abamaze kwicwa ngo n'umutima cyangwa imyaka 2. Ariko iyo ushakanye n'umuhungu ukiri muto umugaburira situruwaya imyaka 30 atarapfa. Abagabo benshi bari gupfa bazize situruwaya babashyirira mu biryo, cyane cyane mwe mushaje mushaka abakobwa bakiri bato. Gihe niko abakobwa bambwiye ushaka ufite imitungo akagabura situruwaya ukayitupfa. Mugore ya Jean. Mrs. Hobbs. Good morning. I'm Pat Braddock. Madam Holmes banyita Pat. Husband's memorial service. Nkeka ko twahuriye ku kiriro cy'umugabo wawe. How do you do? I'm good. Thank you. These are my associates. Aba nabo dukorana. Okay, Mr. Mosley. Kabi, Mr. Mosley. We're here to see Tom. We're doing a bit of business for him. Twaje kureba Tom hano niwe turi kuganira kuri business. Business iki? Hey. Oh. It's Madeline. Braddock is an old family friend. Hi, Tom. Good to see you. Kiza ku Worked for my father whenever he had. Bano bakoranaga na papa wanje ni inshuti zanjye. Actually, Madeline, I want Madeleine. Tom enlisted our help to find the young woman who committed the theft. Uyu musore Tom yaduhamagaye ngo tumufashe gushaka umukobwa wamwibye $350 by'idolari witwa ngo Sandra. Yabahamagaye. That's her. All right. Uwo niwe. Sandra Carmichael. Bamwita Sandra. Seattle. Rough job. Yavukiye muri Seattle. Talked to the mother, but she hasn't spoken to her in several years. Okay, she drops out of high school. Yavuye mu ishuri afite imyaka 16. Offenses. Yarezwe ibyaha byinshi byo kwiba, kubita abantu. But then she develops a habit and she crisscrosses the country until she makes. Yagiye ahantu henshi. She's arrested again for. Aza kwisanga yitwa Queens, niho yakomeje kuba Queens muri New York. It's cold. Baje kumurekura polisi bareba ngazahinduka. She's a drug addict. Yakoranijwe n'ibiyobyabwenge. Some questions. What kind of questions? Yeah, like Ikibazo cyari ni iki? what she pulled required a great deal of sophistication. I don't see how this woman did it alone. Uyu mugore nubwo ko $350 ntabwo bikoze wenyine. Mugore arikanguye umukecuru nabigizemo uruhare. Yakoranaga icyo gihe na Max batuma bibu n'umusore $350 kugira ngo uyu musore $350. Papa wamutera icyizere avuga ati wakwiye kuri konti y'amafaranga. Papa yaranabivuze ati bamvuye amafaranga nyarazo no mugore. Umwana wanjye ni ikigori kibamwibye $350 umukobwa. Uyu mugore bigizemo uruhare. Umwana atangiye gukora iperereza amenye ngo ni bande bakoranye n'uwo mukobwa. Umukobwa ari hehe? Wagwan. Urebe filime rero. Umukecuru aragiye kugurira ibiryo amateka we arangije anaga muri puberi. Yaguze ibiryo bihiye kwa Uncle Austin muri Uncles. Ajugunya amamverope arangije araza bishyira ku mapanu ku buryo umuntu yinjiye yagira ngo niwe wabitetse. Wabonye? Bigaragara ko uyu mugore kubera umwanya munini yawumaze yiba ntazi no guteka. Asigaye abana n'uyu mwana abereye mukase mu gihe ataramwirukana muri iyi nzu yasigiwe n'andi mazu menshi. Ngo yatetse yewe. Not bad for a trophy wife. Ntabwo nari nzi ko uzi guteka. Ndarenze. I mean, your dad told me what you said about me. Sorry. Paul yambwiye ibyo wamvugagaho. No, you then. Oh, I Babarire. don't care. Honestly, I really don't care. Ntabwo mbyitaye ibyo wamvugagaho ko nari umwana mwiza kera. Yeah, I could eat. Urashonje yego. Put my stuff on. Reka mbike ibintu byanjye nzi. Ngo yatetse kumbe n'ibiryo yaguze. Teka. Any luck finding that girl? Not yet. Umukobwa ufite se inshuti yawe. Had a lead down in Miami, but it was a bust. Honey, you know what these people did to you was awful. Ibyo abantu bagukora ibyo kukwiba amafaranga ari bibi cyane. Kandi nawe yari abirimo. I don't think that finding her is good. Ariko sinyega ko kubona umukobwa hari icyo byahinduraho. I disagree. Ntabwo byemera ibyo uvuze. Yeah, well. Nyine. Okay. Hang on. I have something I want to show you. Hari ikintu nshaka kwereka. So Nyine. I started looking for apartments for you. Hari apartment nagushakiye wajya kubamo. So it wouldn't. Nakuboneye inzu hano irebe wajya kubamo. Do you know
ni ukumwirukana mu rugo rwe. Uyu mwana uje imyaka 18 ntakwiye kuba mu mazu y'uyu mugore yasigiwe n'umugabo. I want to, sweetheart. I want to help you with this. Okay, I get that. I'm just saying that I can find my own apartment. Oya inzu nayishakira atari winshaki yumva. No, you are. No, you I'm not. I'm don't. just You're saying. getting upset. It's just Wirakara come in here and do this. And nakwiye kuza no ngubwira icyo gukora n'inzu giye nyishakira naho nyishakira. problem, you're not my mom. We naguri mu wanjye. I'm not. Yego ntago ndi. Or I tell you to grow the fuck up. Ariko kura mu mutwe. Kura. People get their hearts broken every Buri munsi abakobwa babaza abahungu. everybody. Bibaho buri munsi imitima irameneka. All the time. Buri munsi igihe cyose. But most kids aren't entitled enough to hire men to find. Ariko nagari umuntu bababarije umutima ngakodesha abantu bajye kumushakira umukobwa wamubarije umutima. Bara abantu bashyizeho ngo bajye gushakira umukobwa wakwibye amafaranga akubabariza umutima si ngombwa. You can lie to yourself, but you can't lie to me. Wakwibeshye ariko njye ntiwambeshye. Umukobwa afite umukecuru afite ubwa kuwa umukobwa wamubonye nawe byamugarukaho. No, I don't. No, I don't think that you're a Ntago nkeka kuri ikigoryi. I think that you're human. Nkeka ahubwo kuri umuntu. I think we're all human. Ndetse nekereza ko twese turi abantu. Umuntu akora ikosa nicyo kintu kimuranga. I'll probably call it off. Okay, bara abagabo bari kunshakirira umukobwa agiye kubabwira bareke kumushaka. Hiho ni sawa, nimba yarakwibye byararangiye mureke. Kumbe nukazi ko umukobwa amubonye nawe byamugaruka wamutoje ni sheri w'uyu mukecuru yitwaga Max. Byatumye umwana ataragwa imitungo ye bakaye umugore. Kwereka yese aza gushakira n'umusore inzu muri quartier. Yeah. Okay. Do. Absolutely perfect. Yeah. Honey, Okay, what? thanks. Bari munzira bagenda muri iki gitondo umusore n'amagabo. They found her. Babonye wa mukobwa. I thought you told them. Sinakubwiye ngo babwire bareke kumushaka. Yeah, I did. But they had. Nababwiye ngo barekere kumushaka ariko bari bamugize bamubunye. Where? Wa mukobwa. They're bringing her back to the apartment. Bagiye kumuzana mu rugo. To go. Ahubwo nsubiye kumureba Nyagasani.